Patrice. Neza ariko ba. Umukobwa muzeya w'inshuti yawe benshi wawe. aha ukuntu tugiye kubigenza Ushaka kubakorera akazi se? akazi kanarenze Ndababwira. ukuntu bigiye kugenda uvuye hanze nta kinyarwanda uze wegere umubwire ejo saa yine nyine aze duhure uzagenda ubabwira yuko mfite amadolari menshi cyane Ese bihuriye n'akazi kanyu? itonde mubwire bazaduha amafaranga igihe batujije amafaranga natwe tugiye kubihindura Ugiye kuba iki ryabarezi karaba? ntabwo ndi iki ry'abarezi imana ukazaduha amafaranga niko tuzayatura aduha amafaranga tuyagabanye aha nibigenda gutyo ejo nko mu masaha yine gutyo uzamuzane Ngiye nzajya mfata aho ngaho nyine ko yaguhaye. Turinganyize kandi nyine nakoze akazi kose ma. ahubwo wowe fata push genda ugira uti genda umurebe ejo nka saa yine muzaze duhure Ariko please nicyo cyonyine twumvikane. Nta kindi. nta kindi Sawa. fata wowe Vanessa ugiye? Ngiye kureba Chris. Ubangu. Ari tangaza. Vanessa, utebuke. Sabira ko Vanessa bagiye kureba Chris. Waje umwigisha. Si murumuna wawe. Ariko ubwo uvuye kunsubiza gutyo. Wowe ntabwo uri musaza, ntabwo ari mushiki wawe. Jya umureka yigende. Tuzabisange. Twese ko turi abavandimwe. Aribi. Okay, my name is Tushime Jean. I'm coming from USA. Dusuhuje bite amakuru yanyu. Yitwa Damuru guturuka muri Amerika. So rero yishimiye guhura natwe. Nziza cyane. Can you tell me your name? Nitwa Umutesi Vanessa. Yeah, her name is Mutesi Vanessa. That's right. So I have many projects here. I will happy to be with you if you come to be with me. Okay. Aravuze ngo afite imishinga myinshi ashaka gukorera inaha ngaha. Icyaba cyiza nuko nyine wene mwazahura mwembi muri babiri ngewe ntahari ukazajya umwigisha ikinyarwanda uvuga ugomba kumaza kwiga icyongereza. Sibyo? Noneho rero ukazajya umufasha kumenyera inaha ngaha. Kandi azishima cyane igihe muzaba muri kumwe. After that I have to go. So bye. Okay. Sawa bye. Natugende. Rero ngo atetse umutwe. Ngiye nizi wanyu bayanywera ibigage. Aho urabona ukuntu ngiye mba nakoze umuti ntari. reka nkubwire uzi noneho yandebye haburaga gatoya gahita mvumbura ubundi nari ngiye kubivamo ari yabuze gato ko ndareba ukuntu ndeba gati barara umukobwa noneho Ariko umukobwa nise umwana arimo neza attention. Rwose byo ntari. Nicyo twashakaga nake. Ariko twumvikane umbaho rero ntuzamubabaza. Imana cyo dushaka n'amafaranga. njyewe iby'urukundo Ntabwo shabyihorera. ibyo rwose Ndakuyobewe se? Akindi kintu nshaka. Okay, sawa ntaribi. Amafaranga ye ntaribi yo tuzayarya tu. reka nkubwire ahubwo wowe ejo sibyo uzashaka buryo ki ukuntu cyangwa se ejo bundi atangira kuduha ku mafaranga tubarira urumva ko nta kindi kintu dushaka sibyo Ariko ya komisiyo yanjye sibyo nandi twayagabana twarangizayo. Sawa twigende ntaribi. kandi nta yindi nshuti yanyu mfite ya hafi igomba kuba imfashamo. Ni ukuvuga ngo imitungo yose yatwawe yongere igaruke. Niyo mpamvu rero naguhamagaye aha ngaha kugira ngo utumize abasore bawe ubwire ikipe yawe mwitegure umukobwa mubone. bose akumva birakorwa kandi vuba ariko bose abahungu dukorana simbizeye ngomba kujya wapfutse mu maso kugira ngo hatazagira uvumbura umuntu uriho. Ibyo nta kibazo. Action.
Vanessa bigeze biteze wallahi wabaye mu diaspora byanyabyo kubera ukuntu umaze gukundana n'abanyamahanga ese gukunze wanyu se sasa bimeze bite? Okay, sasa rero dore uko game zimeze nanje kukureba tu wa mu diaspora wacu afite ikibazo cy'amafaranga rero yifuza ko byibura umukijeho makeya akakura muri transport kugira ngo abone uko ajya afata agataxi voiture ajya kuvunjisha deni ejo akahita kuzanira iki amafaranga yawe kandi azajyaho n'andi menshi. Ntabyo ubuteka mutwe sheri ndamwizeye ni ukuri pe nayo nyine nanjye reka nijye firingi muri nete zawe ya nuko nko nyine bimeze uburiye ushaka wawe uyafite kashi cyane ni kuri telefone wayohereza nimero ze ndakeka ko zifite ibindi nawe ubutaha nyine mpereza yanjye akazi ntikakozwe se nyine mpereza yanjye mpereza nyine ariko kandi ntunige twumvikane yohereje make bayi ariko makeya gute nafite amafaranga yambwiye umubare wibeshye umbeshye none ntakiri cyatanu ndetse amafaranga ariko yohereje makeya ayohereza makeya se 250 atega taxi voiture ariko ntukangire ikiro famille mani uri urabona nge nabahone wamugenge wagiye ureka mwese uhindukiye utari gutsimba amafaranga mani ntabwo rigeze nyisha amafaranga nzarimeneramo sawa wowe wakoze umuti sibyo ubutaza yenda wandyarya ubusanga niyo yohereje naharifi sawa ariko ntari bituri kakubwire rero gahunda uko kuvuga ngo Vanessa ugomba kumucisha muri ya nzira ngo azadusanga natwe duhagaze bita tumufatira nta kibazo samangaye amafaranga arahari wowe ntugire ikibazo karibu wow kwa nyanzira yawe ntabwo nakora byinshi cyane ntabwo mba mfite mapu hari ahantu nshaka ko tujyana hari ikibazo se nta kibazo rwose twajyana tukaba tunaganiraho nari gufunguye Vanessa arihe? Vanessa arihe? yatashye Karemani Vanessa ma gera kurikiza umushyi hari ikimenyetso byo ko babikoze kirahari wana murafiki Zoe ntabwo bizi ni umugenga yatwaye mushiki wawe amutwaramo kuri Musaza we ntabyo uzi. kubera Nta na kimwe uzi. kubera
kuva kuvuga n'ibyo utazi uramuzi muzanyereka mwebwe ariko nzabarangirira nta nubwo nzirengera neza abari